Yes, umuhanzi yitwa Niyo Bosco akoze ubukwe bw'igitangaza, ubukwe mfata nk'ari ubwa kabiri bubaye mu mateka y'igihugu, mu mateka y'abahanzi nyarwanda. Ibi bintu ndabishingira nyuma y'ubukwe bwa The Ben. Nta bundi bukwe bwigize buba muri kino gihugu bw'icyamamare burenze ubwo Niyo Bosco yakoze, hamwe yabukoze abantu benshi bamutera amabuye bavuga ko Niyo Bosco bitewe n'ubumuga ufite bwo kuba utareba utazabona umufasha, ariko Imana yo mu ijuru yabashije kuba yabikora. Habayemo ibitangaza byinshi cyane, rero ndakeka amavideo amwe namwe mwagiye muyareba, ariko hari ibintu byinshi mwahishwe mutigize mwumva muri buno bukwe bwa Niyo Bosco tugiye kugarukaho muri kano kanya. Ndagira ngo ubanze ukore subscribe niba uri mushyashya kuri uyu muyoboro wa channel yacu kandi ari niyanyu. Ubu bukwe ni ubukwe bwabaye kuri uyu munsi wa gatanu. Hakaba habayeho ibintu byinshi bikomeye cyane bitazibagirana mu mateka ya Niyo Bosco ndetse no mu muziki nyarwanda, aho twabonye umuhanzi wa mbere dufata ko ari 001 nk'uko akunda kubyiyita aririmba muri buno bukwe. Wumve ko ari ubukwe atashyemo cyangwa se agaragayemo nyuma yo kuba atagaragara mu makwe agiye atandukanye muri uyu mwaka. Akaba avuze ati umuhanzi Niyo Bosco ni umuhanzi twararanye amajoro, ni umuhanzi w'umuhanga, twagiye dufatanya mu bikorwa bigiye bitandukanye bya muzika, ariko uyu munsi ndi hano kubwiwe, ntago nshobora kuba nava muri buno bukwe bwawe ntaririmbye, kuko nta kindi kintu ushobora kuba navuga ngo kibe cyagira agaciro usibye kuba naririmba. Ayo ni amagambo ya Brucemelody, aho Brucemelody yaririmbye muri buno bukwe, cyangwa se nakwita igitaramo, kubera ko bari bataramye, imiryango yari yahuye. Ariko mbere yo kugaruka mu kuririmba kwa Brucemelody, hari abandi bahanzi bagiye baririmba. Aline Gahongayire yarahari, Vestina yarahari, hari abastari bagiye batandukanye. Rero haba muri sinema, haba mu muziki, mu bice byose by'imyidagaduro mu Rwanda, abanyamakuru nagiye mbona ba Philipita yagabiye uyu musore cyangwa se uyu mugabo ugiye gushinga urugo rushyashya. Niyo Bosco yamugabiye inka, aravuga ati muhungu wanjye twabanye muri byinshi, twabanye mu rugendo rwa muzika nkuza utangira kugeza n'ubu, rero twabanye mu bikorwa bigiye bitandukanye. Ngewe ngiye kukoroza nguhereze inka ijye egukamira, nimwabyara umwana atazabura amata. Byari ibirori byiza cyane, bwari ubukwe buri mukobwa wese, buri musore wese yakwifuza kuba yakora, ariko nanone bwabonetsemo abayobozi bagiye batandukanye cyane, abayobozi bagiye bakomeye bo muri kino gihugu, abayobozi bagiye bayoboye ibigo, abantu bakoranye na Niyo Bosco cyane cyane biganje mu muziki. Nagiye mbona Bamporiki nawe yarahari, yari yishimye cyane, kandi Niyo Bosco yagaragarijwe ibyishimo ndetse agaragarizwa n'urukundo rudasanzwe rw'abahanzi bitabiriye buno ubukwe bwiwe. Ni ubukwe rero bwari bumaze igihe butegerejwe, dore ko Niyo Bosco ubwo yacaga mu murenge cyangwa se yasezeranaga mu mategeko, abantu benshi baravuze, inyandiko zaranditswe bavuga ngo hari abantu batakwiye kuba babuze muri kino gikorwa cyo kuba, cyangwa se muri uyu muhango wo kuba basezerana imbere y'amategeko, batunga urutoki uwo bita Irene Murindahabi, usa nkaho wamuzaniye muri iyi showbiz, niwe wamuzanye, ntago yigeze agaragara arimo arasezerana imbere
y'amategeko. Ariko byaje gutungurana cyane aho yinjiranye n'umuhanzi wiwe areberera inyungu ariwe Vestine na Dorcas, itsinda rya Vestine na Dorcas, ariko mbibutse yuko Vestine adahari, umwe niwe uhari, niwe yabashije kuba yaririmba. Muraza kuba mwakumva kuntu byagiye bigenda. Ni ibirori rero byagaragayemo abantu benshi, bukaba ari ubukwe bugaragara ko bwari buhenze cyane ku rwego ruri hejuru cyane, uhereye kuri protokole ukaba wazamuka ukagera n'abasirimu bari batumiye mu bukwe, wabonaga ko ari ubukwe bw'ibikomerezwa bya hatari. Rero abantu bakunda kuvuga ngo Imana ikura ikuzimu ikaba yanagukurayo, nibyo byabaye kuri Niyo Bosco, nubwo atareba ariko amajwi ndetse n'impumeko y'abantu yabashaga kuba yayumva mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Niyo Bosco rero yakoze igitangaza, yakoze mu nganzo aririmbira umugore wiwe indirimbo isa nkaho iryoshye cyane, indirimbo ifite amagambo meza y'urukundo, indirimbo ibwira umugore wiwe rwose ko yarategereje igihe kinini cyane, inzozi yahoraga arota ko azabona uwo mutima wiwe watwaye, ariko akaba amubonye, akaba atari uri buze kubona igitondo kirangiye cyangwa se kigeze kugira ngo yirebeye urukundo rwiwe mu maso. Ni indirimbo ntashobora kuba nahita mfata mu mutwe ako kanya, ariko niba uri umuntu ukunda Niyo Bosco ugenda urebe kuri channel yiwe, byaciyeho byari biri live, ariko ni indirimbo nziza ashobora no kuba yanakora ikazaba indirimbo ya hit cyane muri kino gihugu cyacu cy'u Rwanda. Uwo bita Philipita twavuze ko yagabiye uyu musore inka, Irene Murindahabi nawe yavuze amagambo akomeye cyane kuri uyu musore Niyo Bosco. Rero hagaragaye abasitari bagiye batandukanye, twabonyemo Titi Brown yarari mu bantu bamwambariye, hagaragayemo Brucemelody twamuvuze yaririmbye, Bwiza yari yambariye umukobwa, abahanzi bagiye batandukanye, Aline Gahongayire yarahari yaririmbye indirimbo yiwe. Niyo Bosco yasusurukije abantu kuko yaririmbye indirimbo zagiye zikundwa kandi indirimbo zagiye zisiga ubutumwa mu bana b'Abanyarwanda. Ubu ni ubukwe rero bwagaragaye ko nta muntu n'umwe ushobora kuba waca intege undi, nta muntu n'umwe ukwiriye kuba yaza agiye gusesengura ibintu byabaye mu bukwe ngo avugemo ngo ibintu bibi. Mureke tuvuge ibyiza. Niyo Bosco yaduhaye imiziki myiza, yandikiye abantu indirimbo benshi cyane nziza, bagiye nawe bamwitura baza kumushyigikira mu bukwe bwiwe. Ukabona ko rero ni umusore wabanye neza ku buryo bwagaragaraga, haba media, haba abantu bari bitabiriye ubukwe ndetse n'abavumbyi, urumva ntago babura. Urumva ko ni ibintu byari byiza cyane. Yasezeranye rero imbere y'Imana, imbere y'abantu, yereka ko yabaye umugabo, yateye ikirenge mu cyo abandi bapapa bose cyangwa se ikirenge mu bagabo. Niyo Bosco rero wari umuhanzi umenyerewe mu ndirimbo za secular, ariko akaba yaraje kuba yahindura imiririmbire, akaba yaragiye mu kuririmba gospel, akaba rwose yashimishije abantu bari bitabiriye uyu muhango wo gusezerana imbere y'Imana ndetse n'imbere y'abantu. Byari byiza rero, hari abantu benshi, sari yari yakubise yuzuye, byari byishimo cyane ku mugore wiwe Irene, yamuririmbiye indirimbo avuga ngo Irene n'amagambo meza cyane. Ndishimye rero ko mwabashije gutega amatwi, wageze kuri kino
igika cyangwa se ukagera kuri kino gice cya nyuma cy'iyi nkuru yacu, dushimira tunasabira urugo rwiza kandi ruhire kubyara hungu na kobwa kubwa Niyo Bosco. Imana yo mu ijuru imutereze imbaraga, imutereze umutima mwiza, azakunda umugore we nk'uko nawe azamukunda nk'uko babyiyemeje. Mureke rero tubasengere, tubifurize urugo rushya kandi ruhire. Imana yo mu ijuru ibarinde kandi biteho. Nge nitwa Tsinda, nibera mu myidagaduro, aka niko kazi nkora. Mbabwira ati mureke dutsinde kandi dutsindane. Ejo tuzagaruka mu nkuru ya Brucemelody y'ukuntu indirimbo yiwe yitwa Pom Pom yatwaye akayabo k'amafaranga asaga miliyoni zirenga 120 kugira ngo ibe yagera hanze. Ciao ciao, ndabakunda. Imana yo mu ijuru ibahe